Yes, ndagushimiye wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Kigali Live TV. Nshimira mwese mukomeza kutwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu mu makuru, mu biganiro ndetse n'ama updates agiye atandukanye tugenda tubategurira. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kubagezaho bamwe mu byamamare cyangwa se abastari bo mu Rwanda banangiye umutima wabo, bahisemo kudashaka abagore. Ibi byose ni ibivugwa cyane cyane kuri aba bagabo, ndetse aho banagenda banotswa igitutu n'abakunzi babo, aho usanga bababwira ati ko mudashaka, izina murarifite, amafaranga murayafite, mubuzwa n'iki gushaka abagore. Abandi bakaruca bakarumira, kandi koko yurebye ubusanga imyaka barimo position barimo rwose ubona ko nta kindi kintu cyakakwiye kubabuza gushaka. Ariko abenshi uzumva bavuga bati ngo no muri Bibiliya biranditse ko gushaka umugore ari byiza, ariko kutamushaka bikaba byiza kurushaho. Aba bastari rero ni bande? Turahera ku wa mbere, ukunzwe no kugarukwaho n'abantu benshi, ari we Papa Sava. Iryo zina akaba ari ryo yamenyekanyeho cyane, aho yagiye akina mu mafilime menshi agiye atandukanye. Hari abamuzi nka Seburikoko, hari abamumenye nka Sekaganda, hari abamuzi nka Papa Sava. Ni amafilime menshi yagiye akina muri Seburikoko, ni menshi ntago wayarondora ngo uyarangize. Uyu Papa Sava kandi cyangwa se Niyitegeka Garasian akaba ariyo mazina ye nyakuri, akaba yaragiye agarukwaho cyane n'abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga, yewe n'abanyamakuru bagiye batandukanye, aho bagiye bamubaza se nyakubahwa mustari twemera kudashaka umugore. Nawe ati reka ukumva ibibazo ari kugenda bitaruka, ukumva nta kintu ashaka kubivugaho. Noneho abantu benshi bagatangazwa n'ibintu Papa Sava akunda kwikora cyane mu mavideo, akunda kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, bakabona ko byamaze kurenga indi ntera, byamaze gufata indi sura. Avuga ati uyu mugabo ibintu aba nikora no gushaka umugore bishobora kuzagorana. Ariko nanone buriya nubwo abastari benshi baba botswa igitutu n'abakunzi babo babakurikira cyangwa se abafana babo, ubusanga muri bo bifiteho amabanga akomeye, ugasanga nibyo koko yanze gushaka umugore ariko yibitseho umwana cyangwa se abana. Ibyo nta wazanga bihamye 100%, ariko birashoboka cyane. Hari umugabo muri urutonde ndibuze kugeraho nkababwira ko usanga abastari benshi banga gushaka, bagahitamo kubyara, hanyuma n'uwo babyaranye ntibamushake, ahubwo bo bagahitamo gukorera amafaranga. Sasa bakavuga ati n'ubundi twifitiye umwana nta kibazo, iby'amafaranga rero nibyo bigomba gukurikiraho, ibyo gushaka abagore byo ntago ari ngombwa. Undi muntu cyangwa se undi mustari ntago we ari umukinnyi wa filime cyangwa se umukinnyi w'amakomedi nka Papa Sava, n'umuhanzi. Nanone abantu benshi bagiye bavuga amagambo ubona ko badafite na gihamya. Bamwe bakavuga ati uyu mugabo ashobora kuba intama yaramukandagiye, niryo jambo bakunda gukoresha. Se ko tubona akuze, tubona imyaka yo gushaka ari kugenda yirenza, ariko n'ubundi nta myaka yagenewe gushaka. Ushobora no gushaka ufite 35, 40 se 50, aba ari ubushake bwawe. Uyu mugabo mwita King James nawe yagiye agarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye yotswa igitutu ku buryo bukomeye. Akavuga ati King James wanze gushaka. King James nawe rero akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane, ariko bitewe n'indirimbo akunda gusora ziba zirimo ubutumwa bugiye butandukanye, yaba iz'urukundo cyangwa se izirimo ubuzima busanzwe tunyuramo bwa buri munsi. King James rero yagiye avugwaho ibihuha byinshi, cyangwa se yagiye avugwaho amakuru yagiye afatwa nk'ibihuha kenshi. Bakavuga ko ng'intama yamukandagiye, nyine ukumva ni ibintu bidafite ishingiro, ariko ukabona nyine nawe abakunzi be bari kumwotsa igitutu bavuga ati ufite amafaranga, ufite izina,
ufite abagushyigikira kubera iki utarongora King James. King James ngira ngo amazina ye bamwita Ruhumuriza James. Ngira ngo murabizi ko King James yagiye atwara n'ibikombe bigiye bitandukanye mu muziki, harimo n'igikombe cyitwa Primus Guma Guma Superstar. Ngira ngo murabyibuka gitwara. Undi mugabo rero nawe ukunda kugaruka ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko yanze gushaka umugore ni DJ Phil Peter. DJ Phil Peter nawe uzamusanga mu biganiro agenda akora kuri The Choice Live aba ari kumwe na Babu ndetse na Emirene. Ugasanga bari guhora bamuserereza ati kubera iki udashaka. None hari n'ikiganiro aherutse kugirira kuri NGIYI Impamvu aho Irene yamubwiye ati se kudashaka, undi nawe akamuserereza ati se ni ibintu nyine nawe murabizi ko baterana amagambo. Ariko nyine nanone Phil Peter nyuzamwe aratebye aravuga ati urabona washaka umugore n'abagore hanze hadusigaye tubona abakobwa hanze hadusigaye tubona basigaye bakoresha amacupa bikinisha amavide. Ni handi uzashaka umugabo, ni handi ushobora gushaka umugore ugasanga yagiye akoresha amavide inshuro nyinshi ntumunyuze, ugasanga nyine urwo rugo n'ubundi ntago rurambye. Undi nawe rero ni umunyamakuru witwa Emirene. Niwe nashaka kubabwira muri buki kiganiro yakoreye kuri The Choice ubwo yari hostinzwe na Phil Peter ndetse na Emirene. Ubwo Emirene yabazaga Yago atese Yago koko Brenda wamuteye inda. Yago nawe akavuga atese Irene wowe ni nkuko nanjye ngo naza ngo nkubaze niba ufite umwana. Icyo gihe Irene yahise yemera ko afite umwana, ngira ngo ahubwo yavuze babiri, dore ko n'ubundi byagiye bimuvugwaho cyane bigarukwaho ko ashobora kuba afite umwana, ariko we yahise avuga ko none afite babiri. Nibyo rero n'ubundi nababwiraga nkavuga ati arabastari bahitamo kubyara ariko byaza gushaka umugore bagaterera agati mu ryinyo bakavuga ati reka twebwe tuzabyara twite ku bana twabyaye, hanyuma igisigaye twishakire amafaranga, ibyo gushaka tubikozwa. Emirene ngira ngo anamaze iminsi avugwa cyane kubera ubukwe bwa Vestina. Vestina ngira ngo muramuzi cyane, uririmbana na murumuna we Dorcas. Ubukwe na n'ubu bukiri kuvugisha abantu ku buryo bukomeye, dore ko hari nabigeze kuvuga ko uyu Vestina yigeze gukundana na Irene, ariko abantu bagira amakuru utamenya naho bayakura mu by'ukuri. Hanyuma rero twagiye kundi mugabo bita Irunga muramuzi mu mafilime. Irunga nawe gushaka yavuze ko cyangwa se ubona ko ewana gushaka atari ibintu bya hafi aha, si ibintu bya hafi aha kabisa. Iyo umurebye ubona ari umugabo mukuru, utamuzi ushobora gukeka ko afite umugore n'abana, afite umuryango, ariko reka da nta mugore. Ariko usanga nyine abastari n'undi bifitiye abana nta wamenya, dore ko n'ubundi abenshi bakunda kwiberaho ubuzima muri private cyane, aho rwose umustari afite umwana akabihisha, niba bayumva ari ikimwaro kugira umwana, niba sinzi ikintu baba bagamije, ariko mu by'ukuri gushaka abangaba barabyanze pe. Undi nanone rero nibamenye iyo ugiye mu mafilime ye, iyo ugiye kuri YouTube, iyo ugiye kureba ibintu yamamaza, ubona ari umugabo rwose ufite amafaranga pe, afite amafaranga, ariko mu by'ukuri ayarya uwumwe kubera ko nta mugore afite. Ntituzi neza niba afite abana cyangwa se umwana, ariko nawe nuko nguko. Undi mugabo rero bamwita Loki Kimomo, nawe niwe wakunze kugenda azana na terima avuga ko nta gikwe ateze gukora. Ibintu byagiye binafata terima yagiye ifata mu rubyiruko cyane, bavuga ati nta gikwe. Loki iyo umubajije ibintu bijyanye no gushaka rwose wumva ntabyo afite muri we, kandi iyo urebye imyaka rwose ubona ayigwije
ayigwije imyaka yo kuba yazana umugore rwose, ariko reka da nawe yatereye agati mu ryinyo aravuga ati reka buriya sinzi impamvu abastari bo mu Rwanda kenshi ubu usanga ibintu byo gushaka barabiteye umugongo. Niba sinzi impamvu rwose, ariko mu by'ukuri uru ni rwo rutonde rw'abastari ni benshi nuko wenda twashatse kuvuga ati reka tubagezeho nk'iyi updates. Turaza no kubagezaho noneho iy'abakobwa mu buryo noneho burambuye, aho tugenda tunarebera hamwe impamvu mu by'ukuri aba bastari baba badashaka gushaka abagore cyangwa se gushaka abagabo. Yes, reka mbashimire rero mwebwe twabanye muri izi updates. Nshimira nawe wamaze gukanda subscribe. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa n'ubundi usibye gukora aho handitse subscribe, hanyuma ukajya ubana natwe umunsi ku munsi.